Je suis Dionise kanizere ko mwiriwe neza cyane none ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nagiye mu Nzove ni ku kibuga cy'imitotipe ya Rayon Sport gikundiro igikaka igikanu cy'impizi isaro ry'Inyanza Kimaranzara equipe imanana ni mazina yose wagenda uyita Rayon Sport iri kwitegura umukino ukomeye cyane ifitanye mu ikipe ya APR Football Club ni umukino utegerejwe ku munsi wo kwa gatandatu kuri stade National Amahoro iremera finali y'igikombe cy'amahoro Rayon Sport yakanye ni makuru cyari muri Rayon Sport niki kigezweho mu ikipe ya Rayon Sport nizihe mpinduka muri 11 mu ikipe ya Rayon Sport ibyo byose nibyo byanjyanye mu Nzove kugira ngo ngende nkurikirana ngende menya buri kimwe ubundi nanjye mbagezeho amakuru yuzuye bamwe bati ninde uzasimbura Ndayishimiye Richard wabonye amakarita atatu y'umuhondo bituma hatazakina uno mukino wanyu mugomba guza ikipe ya Rayon Sport ndetse ikipe ya APR ariko amakuru yose ndayabazana ikintu mbangusaba ni kimwe no gukora kuri subscribe nimbuze kutarakora rwose nicyo gihe ni nako kaje kugira ngo ukandeho ubundi tujye tugenda twibana neza cyane tanu kwa tanu iyi ni YouTube channel nabashyira kugira ngo mujye mugenda mukurikiraho amakuru agezweho mu isi ya sport mujye mugenda mumenya amakuru muri aba mbere niburi umukunzi w'umupira nimbura umu sportif rwose nimbura umukunzi w'ikipe ya Sport kipe APR mukora Victory Sport ya Kigali Kiyovu Sport nandi makipe ya Rayon kubera ko twebwe hano twarakemeje kujya tugenda tubahaza ndani mu makipe yanyu kora kuri subscribe rwose iryo jambo rikanda ubundi tujye tugenda twizamukana neza cyane tanu kwa tanu nagutinda nakurya iminota rero kaduhite dutanya n'amakuru y'uyu munsi agezwa mu ikipe ya Rayon Sport dore ko nari natsuye imyitozo yayo Rayon Sport rero ifite umukino ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo ni umusibejo ye ni imyitozo ibanziriza ya nyuma ikintu ukwiye kumenya nuko abakinnyi ikipe ya Sport bose barahari abe n'uwitwa Ndayishimiye Richard ufite amakarita y'imihondo rwose yakoze imyitozo ameze neza cyane nubwo atsemereye kuzakurikirana uyu mukino ikindi kandi ukwiye kumenya nuko uwitwa Faringanya ariwe mukinnyi udahari kubera ikibazo cy'imvune cyangwa se ikibazo cy'uburwayi ariko abandi basore bose barahari kuri gatandatu ikipe ya Sport irimo ubwitwa Ntaharingingo Francis Christa dukunze kwitambaya arimo aragerageza kwa yahakoresha uyu mutaramo bamwita Emery Bayisenge uyu nguye akabari umukinnyi rero usanzwe akina Motema Defense ariko ikipe ya Sport cyangwa se umutoza Haringingo arimo aratekereza uburyo ki yazakoresha uyu Emery Bayisenge akabutsimbura witwa Ndayishimiye Richard urumva yuko ni impinduka zazikomeye cyane kubera ko uwitwa Narindwa Aimable uyu mwana ukiri mutonya cyane wakiniraga ikipe ya Mukura Victory Sport navuga yuko atarabasha kwiyadapta neza cyane mu ikipe ya Sport nagarabasha gutanga umusaruro umutoza rero arareba kuba yafata riske akabari atereka bikamugora Fosterika Ukitsoko Pizarro Maestro uyu nawe numwe mu bakinnyi bata umwanya rero umutoza arimo aratekereza kuba yafata witwa Fosterika akamukira kuri gatandatu kandi ari umukinnyi utumwanya kandi ikipe ya APR ahantu yubakiye ni muri mediane hariya hagati uwitwa Ronald Sekiganda Dauda Isip ndetse n'uwitwa Ruboneka John Bosco nibo ekipe bayubakiyeho niyo mpamvu rero umutoza arimo aratekereza kuba yazana Emery Bayisenga akaba we akoresha hagati mu kibuga akaba we mu kaseri kandi n'umundi nagaru bwa mbere Emery Bayisenga yaba hakinga kubera ko n'umundi imbere yajyaga